Kuguha ikaze iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment tuje kugaruka ku makuru amwe n'amwe y'abasitari cyangwa se ku makuru yamenyekanye asa nk'atangaje muri iki cyumweru cyose turi kugenda dusoza, dore ko ari byinshi, ni byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, ari nabyo nje ngo dufate uyu mwanya tubigarukeho tubivugeho birambuye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa nimba nawe rwose ufite icyamamare ukunda, ufite amakuru amwe n'amwe ushaka kuba wamenya mu bijyanye na muzika nyarwanda ndetse n'ibindi byose biba bigezweho muri uwo mwanya. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kumva ibigezweho byose. So twihuse cyane rero, twihuse cyane tugiye kubanziriza ku nkuru zigiye zitandukanye. Ngira ngo murabizi ko muri iki cyumweru witwa Ariel Ways ndetse na Babu aribwo byavuzwe cyane ko bafunzwe, ndetse murabizi neza ko witwa uyu musore witwa Bruno K, akaba ari umugande rero, akaba yaraje hano mu Rwanda kuba yafatanya n'abandi mu gusezera uwitwa Gogo, ndetse akagenda avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, abantu nyine batabivugaho rumwe bavuga bati nimwe mwamukoresheje cyane muramunaniza cyane bigera aho yitaba Imana, abandi bamushimira ko byibuze yabashije kwitanga akaza mu Rwanda gushyigikira uwari umeze nk'umuvandimwe, dore ko witwa Gogo yari amaze kubaka umubano ukomeye cyane mu gihugu cya Uganda ndetse no mu Rwanda. Ndetse uyu ngira ngo murabizi bamwita Dr Kingsley, akaba ari umunyanigeriya abarizwa mu gisata cya komedi, ndetse akaba akunda n'igihugu cyane, by'umwihariko akaba yitwa Ntakirutimana, akaba nyine ari ryo zina yita mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nawe akaba yagaragaje amarangamutima ye agaragaza yuko yashenguwe cyane urupfu rw'uyu mukobwa wanyu witwa Gogo Gloriose. So rero ni byinshi tugiye kuba tugarukaho, ngira ngo mwumvise cyane ko hagiye havugwa inkuru y'uko witwa Rosikana yashinjwe cyane kuba umwe mu bagabo baryamana n'abagore kugira ngo nyine babishyura abo bita nyine abapfubuzi. Nabyo ni ibintu byavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. So tugiye kwanzika rero, turahera kuri iyi nkuru y'uwitwa Ariel Ways ndetse na Babu bafunzwe. Abangaba bakaba barafunzwe ku ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu z'uku kwezi kwa Nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, akaba aribwo bafunzwe, ariko mu gufungwa kwabo bakaba bari bafunzwe bazira icyo twita kafiyu cyangwa se kurenza amasaha bari mu kabari. Abangaba rero bakaba bari mu kabari bari kumwe n'abandi, ariko bitewe wenda n'iperereza polisi y'u Rwanda yari yarakoze bakekaho ibintu runaka, bo bahise babafata barabafunga, abandi barabareka barigendera. Nyuma y'uko bapimwe rero baza gusangwamo ibiyobyabwenge by'umurengera, rero bakaba bafungiye hariya kuri sitasiyo ya Remera, mu gihe n'ubundi dosiye zabo zikomeje gukorwa kugira ngo zishyirwe ubushinjacyaha bakomeze gukurikiranwa. Akaba ari uku nguko bihagaze. Uyu Babu rero amazina ye ubusanzwe akaba yitwa Barba Honteta, akaba ari uwo nakita nk'umumetisi kubera ko papa we buriya ni Umudage, mama we akaba Umunyarwanda, urumva ko ni umumetisi. Rero akaba yaramenyekanye mu bihe byo hambere, akaba ari umwe mu bamaze muri uyu muziki bawumazemo igihe, dore ko hari indirimbo zigiye zitandukanye yakoranye na Urban Boys, ndetse hari n'indirimbo yakoranye na The Ben, akaba ari n'indirimbo rero uyu Tete yahuriyemo n'uwitwa Ariel Ways. Iyo ndirimbo rero ikaba yitwa Lose You. Nyuma y'uko inasohowe byari bikomeje kugenda bivugwa ko uyu Ariel Ways ndetse n'uyu Babu bakunda kwitwara nk'abahungu cyangwa se abatwita abatinganyi, bashobora kuba nyine baryamana n'abo bahuje ibitsina. Noneho uyu Ariel Ways by'umwihariko baje kubafata muri aya masaha barengeje nyine amasaha yo gutahiraho, bahita bajya kubafunga, bapimye basangamo ibiyobyabwenge. Ubwo rero sinzi uwabeshya abahanzi b'abanyarwanda kugira ngo batere imbere cyangwa se kugira ngo impano yabo ikure ko bagomba gukoresha ibiyobyabwenge, kubera ko abahanzi benshi nka 80% bakunda gufungwa bazira kino kintu cy'ibiyobyabwenge. Ubwo rero bafungiye hariya kuri sitasiyo ya Remera, mu gihe dosiye zabo zikomeje kuba zatunganywa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Kiriho akaba ari kimwe mu bintu byakomeje kugenda bivugwa cyane muri iki cyumweru, akaba aribwo byavuzwe cyane nyuma y'uko
umuvugizi wa polisi SP Boniface Rutikanga nyuma y'uko abihamirije ikinyamakuru cya The New Times. Rero bakaba barafunzwe. Ni nyuma y'uko n'ubundi uyu Ariel Weyiziye yari akomeje kugenda akora ibintu bisa nk'ibitangaza hirya no hino, dore ko kuri ubu ngubu yari amaze kuba yasinyishwa na rebo ikomeye. Ni rebo ikomeye cyane iyo twita Universal, ubwo ni agashami ka East Africa, aho kuri uyu wa gatandatu n'ubundi yari afite kuba yajya muri Kenya, kuba yashutinga amavideo nyine y'indirimbo cyangwa se ku mishinga imwe n'imwe batangiye kuba bakorana nyuma y'uko bamaze kuba bamusinyisha. Rero kuri ubu ngubu bikaba nyine byarabangamiye n'urwo rugendo yari kuzakorera hariya mu gihugu cya Kenya. So ngayo nguko, iyo ni imwe mu nkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru. So iyindi nkuru navuga ngo yakunze kugarukaho cyane ni ibijyanye no gusezera ku witwa Gogo. Glorious rero akaba ari umukobwa w'imyaka 36, akaba yaraguye hariya mu gihugu cya Uganda, aho yari ari gukorera umurimo w'Imana. Rero uyu witwa Bruno K akaba yaraje hano mu Rwanda kuba yamusezera nk'umuntu navuga ngo bagiranye ibihe byiza, dore ko mu bihe bigiye bitandukanye ari umwe mu bantu bamushyigikiraga kugira ngo abashe kuba yakorera ibitaramo hariya mu gihugu cya Uganda, nk'umuntu wari ufiteho experience, noneho byongeye ari n'umuhanzi ukomeye hariya mu gihugu cya Uganda. Rero abantu benshi ntabwo bakomeje kugenda babivugaho rumwe, dore ko abenshi bashinjaga uyu muhungu ko bakoresheje Google cyane, bakamukoresha no mu masaha nyine yari ananiwemo. Rero biza kurangira umunaniro umuhitanye, ariko abandi nabo bakomeza kuza bashimira uyu Bruno K kuba yaritanze cyane, akagerageza uburyo ki bushoboka bwose kugira ngo umurambo wa Gogo ube wagarurwa hano mu Rwanda, ndetse bagiye no gushyingura ngira ngo babashe gukurikirana uyu muhango. Mwabonye neza ko uyu Bruno yatanze amafaranga rwose kugira ngo akomeze n'ubundi abasigaye. Rero tukiri aho, uwitwa Kingsley akaba ari umwe mu bagabo navuga ngo bakomeye hariya mu gihugu cya Nigeria, n'abakomedi navuga ngo bari ku rwego mpuzamahanga, kubera ko akunda kuza hano mu Rwanda muri za Genesis Comedy ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye agaperforminga, ukabona ko rwose abantu benshi bamwishimiye, ndetse akaba by'umwihariko akunda igihugu cy'u Rwanda. Rero akaba yarashenguwe n'urupfu rw'uyu Gogo bitewe n'uko bari baziranye, ndetse uyu akaba nyine yagaragaje amarangamutima yabinyuza ku rubuga rwa Instagram, avuga ko rwose yashenguwe cyane n'urupfu rw'uyu Gogo. So rero akaba yifurije gukomeza nyine abasigaye nabo ngo bakomere. So twihuse cyane, dore ko ntashaka kubarambira, twihuse cyane tugiye kugaruka kwitwa Rosikana. Akaba rero ari umusore navuga ngo w'umunyempano, ufite impano ihambaye cyane, dore ko kuri ubu ngubu afite indirimbo yitwa Morera hanze. Kuri ubu akaba yaratangaje ko yayitanzeho amafaranga ageze kuri miliyoni 30, kandi koko nta nubwo wabihakana bitewe n'aho ukuntu amashusho agaragara, aho yayikoreye ndetse n'abantu bose bayirimo, kuko irimo abantu nkeka ko barenga abantu 100 bitewe n'ukuntu njye nayibonye. Rero abo bantu bose bivuga ko cyangwa se bivuze ko agomba kuba yarabishyuye, bitewe n'uko abenshi n'ubundi nta nubwo ari Abanyarwanda. Wenda Abanyarwanda twashobora kubyumva twumva ko harimo abo yagiye afata nk'inshuti ze akabashyiramo ku buntu, ariko bitewe n'uko tubona ko abenshi ari abanyamahanga, kandi ahantu bibashije kuyikora naho hakaba hadasanzwe. Akavuga ko rero indirimbo yamutwaye miliyoni zigeze kuri 30 zose. Abantu rero bagakomeza bagenda batabivugaho rumwe, ariko bashinja uyu Rosikana kuba yaba umupfubuzi. Ubwo niyo mvuze umupfubuzi, niba abagabo baryamana n'abagore bakuze, bakabakorera gahunda zabo, hanyuma bakabaha amafaranga. Ngira ngo uri kugenda ubyumva neza cyane, ariko ibi ngibi Rosikana yabigarutseho abishyiraho umucyo, aravuga ko rwose ari bimwe mu bintu bimubabaza cyane iyo bamutangiye kubivuga mu mazina nyine gutyo, akavuga ko rwose kuri we atari ko nyine abyifuza, cyangwa se atari ko yifuza kuba yagaragara, bitewe n'uko afite n'izindi business akora zigiye zitandukanye zishobora kuba zimwinjiriza amafaranga adashaka nyine kuba yatangaza, ndetse akaba afite n'umuryango, akaba afite n'abandi bantu b'abaterankunga bamufasha cyane. Akaba ariho rero avuga ko nyine akura amafaranga muri abo baterankunga ndetse no muri izo business zigiye zitandukanye akora. Rero ati abantu bamwita umupfubuzi rwose bashatse babireka, kubera ko hari abantu benshi bavuye mu muziki bitewe n'ibyo bagenda babavugaho bigiye bitandukanye. Akavuga ko rero ibwiwe bamuvugaho ntacyo bimutwaye, ariko iyo cyane cyane bamuvuzeho ko ari umupfubuzi, ibyo ari bimwe mu bintu
nyine atabasha kwihangana ndetse atanabikunda. So nta bindi birenze rero, nta bindi birenze, navuga ko iyi ni inkuru yabashije kuba ivugwa cyane muri iki cyumweru, ndetse ikagarukaho n'ibinyamakuru byinshi by'umwihariko. Ni inkuru y'abasore batatu ubwo berekanwaga ku munsi w'ejo, ndetse abo basore batatu ngira ngo murabyibuka neza ko hakomeje kugenda hagaragara videwo bibasiye umugore wari uvuye gushaka ibirayi by'abana, cyangwa se wari wiviriye ku kazi, baramutangira baramukubita cyane, ndetse umwe muri bo yari afite n'umuhoro akajya amutemagura, noneho biza kurangira birukanse bitewe n'uko hari umuntu wari uri kuvuza amahoni. Ndetse ngira ngo mwakomeje kumva cyane ko bakoze ubugome bw'indengakamere, abantu benshi bagenda babasabira ibihano bikakaye, ndetse batabifuriza ko rwose basohoka. So ni ibintu byinshi rero byakomeje kugenda bigaruka kuri iyi nkuru, ntabwo nshaka ngo nyivugeho byinshi kuko mwagiye muyumva cyane, gusa icyo wamenya ni uko bano basore bageze kuri batatu bose nk'uko polisi yakomeje kugenda ibitangaza, bose yarabafashe, ndetse kuri ubu ngubu dosiye zabo zikaba ziri kugenda zitunganywa kugira ngo nabo dosiye zabo zishyikirizwe ubushinjacyaha. So ngayo nguko nibyo rero navuga ngo muri iki cyumweru byakomeje kugenda bigarukwaho cyane, ndetse binavugwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. So bifurije gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse n'impagarike, naho mu yandi makuru wowe nugenda udakanda subscribe nimba ukunda kumenya ibigezweho cyangwa se ushaka kugenda n'ibigezweho, kanda subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi umunsi ku wundi. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, ni amakuru y'abasitari n'ahamukanya.